ndagwara rikaze mino saha tugezemo turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuba tuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukumira no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma rero buri tariki ya 9 z'ukwezi kukuboza ni umunsi ngarukamwaka, aho rero uba ari umunsi wo kwibuka, gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Bityo rero nkatwe nka Dimanzi tugomba kuba tuganira ku gukumira ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo na jenoside biraza kuba bijyana muri rusange birumvikana. Turi kumwe rero na Karaveri Gatabazi, ni umuyobozi wa porogaramu yo kubaka amahoro muri Never Again. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane Celestin. Meze neza? Turakomeye. Yego, ndashimira cyane rero kuba tugiye kugana kuri ingingo ikomeye cyane ifite yahure n'amateka y'Abanyarwanda, kandi bikombye no kutwibutsa uruhare rwa buri wese turitsa ku rubyiruko no munsi, ariko kugira ngo turebe uko imbaraga zabo nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba bagomba kuzikoresha mu gukumira no guhashya nyine cyangwa se kuhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo rero kugira ngo tuganire ibingibi neza ntago twareba umukoro bafite bataranza gusobanukirwa. Twavuga tuti ubundi jenoside kugira ngo yitwe jenoside hagenderwa kuki kugira ngo nyine yitwe jenoside, ubwo tuzaza kuba tubuzana jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane Celestin, nagiye kugushimira ko wongeye kudutumira muri studio ya Radio Imanzi. Yego. Kandi ko tunafitanye n'imikoranire myiza mu gutambutsa ubutumwa by'umwariko bujyanye no gukumira jenoside muri rusange. Yego. Wari ubikomejeho uravuga ngo habaho umunsi ngarukamwaka, ndetse n'ejo kwa gatandatu itariki ya 9 bizaba umunsi ngarukamwaka wo kwibuka no gukumira jenoside ndetse no guhana icyaha cya jenoside, aho insanganyamatsiko y'uwo munsi igira iti umurage w'amasezerano yerekeye gukumira no guhana icyaha cya jenoside, amateka ya kera, ayubu n'ejo hazaza h'isezerano rya ntibizongere, Never Again. Nibaza rero kandi impamvu turaha kugira ngo Never Again, genocide Never Again tubishyire mu bikorwa rwose, tubishyire mu bikorwa. Waruvuze rero uti igisobanuro cya jenoside ubundi ni iki, kugira ngo twinjire no mu bindi muri rusange n'uburyo yagishyirwa mu bikorwa. Ubundi amasezerano mpuzamahanga y'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye yerekeye gukumira no guhana icyaha cya jenoside yemejwe na ONU cyangwa se UN cyangwa se w'abibumbye tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu 1948, ndetse ashyirwa mu bikorwa tariki ya 12 z'ukwa mbere 1951. Yatanze igisobanuro cy'icyaha cya jenoside, aho yagize ati muri aya masezerano ya jenoside bivuga kimwe muri ibi bikurikira, muri ibikorwa bikurikira bikoranywe umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwene gihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Ariko bikaba bikubiye muri ibi byaha bikurikira, bivuga ngo kwica abantu bitsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu bitsinda rimwe, gushyira abantu bitsinda rimwe mu buzima bubi cyangwa se conditions, ubigendereye ugamije kurimbura bose cyangwa se igice kimwe, gushyiraho uburyo ubuza iryo tsinda kubyara, kwambura itsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Akandi kantu nakongeraho nuko jenoside ariyo yose ntago itegurwa leta itabigizemo uruhare. Kwa hitaza ukuboko kwa leta, hazamo ukuboko kwa leta. Ikindi gisobanuro cya jenoside rero ngira ngo abantu bagomba kubanza kubyumva kandi koko bakabishyira mu nyoborabwenge zabo. Ubwo rero hari ibikorwa murabigarutseho, ariko kugira ngo jenoside ishoboke ishyirwe mu bikorwa mwavuze uti leta igomba kuba ibiri inyuma, ariko rero twavuga tuti none jenoside itegurwa gute? Murakoze cyane. Ubundi muri rusange jenoside zagiye ziba hirya no hino ku isi, ngira ngo kugeza ubu ngubu zemejwe n'umuryango mpuzamahanga nenye gusa, harimo na jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ubundi uburyo zateguwe mu buryo bumwe, navuga bugera nko ku byiciro, ubundi ni 10 ariko iby'ingenzi ni 8. Icyiciro cya mbere umuntu utekereza gukora jenoside, ikintu cya mbere abanza gukora no gucamo abantu ibice, cyangwa se icyo mu cyongereza twakwita classification. Ngira ngo ndagera ntanga ingero ku Rwanda ko byagiye bikorwa.
ni ukuvuga ngo mu Rwanda buriya kugira ngo jenoside umuntu wateguye jenoside wa mbere mu buryo bwa filozofe no gutangira ibikorwa n'uwaciyemo abanyarwanda ibice agafata ikitari amoko akacyita amoko, abanyarwanda benshi bagakura bumva ko batandukanye, batangira kubona ko batakiri umuntu umwe, batakivukana, batakiri abantu bamwe, batakiri bene Kanyarwanda, ndetse hinjiramo n'abakoloni batangira kubikora gutyo. Uko gucamo abantu ibice rero niyo ngingo ya mbere ikomeye cyane mu gutegura jenoside. Ahangaha natanga nk'ingero, ndatanga ingero zikomeye. Urabona mu Rwanda nyirango mu 1930 abakoloni bazanye ikintu cyitwa ibuku yarimo amoko asanzwe, abasinga, abega, abanyiginya, iki, ariko hakongeramo ubwoko bwitwa ngo umututsi. Kikaba ari cyangwa kiranga umuntu, ari cyangwa kiranga umuntu ko nubwo ndari umusinga ariko n'umusinga wenda w'umuhutu cyangwa se n'umusinga w'umututsi. Ibyo biza gukomeza, ngira ngo babona ibuka idahagije, bazana icyo bita irangamuntu. Irangamuntu yo noneho zayeruye isobanura neza ko umuntu ari umuhutu n'undi ari umututsi kandi batandukanye. Ndetse banagenda bagaragaza zimwe mu mvugo zikomeye zigenda zitandukanya abanyarwanda kandi zigaragaza ko atari bamwe. Aha natanga ingero zigera nko kuri 2, ntabwo ari nyinshi cyane. Urugero rwa mbere, reka mfate urugero rwa mbere rwa Musenyeri Classe, urugero cyo 1931, aho yavuze ngo abatutsi n'ubwoko butandukanye cyane n'abahutu kandi bafite inkomoko yihariye. Kuba ko bafite inkomoko yihariye ubwo yamaze kubatandukanya, ntago bavuka mu Rwanda n'abanyarwanda, bafite inkomoko yihariye. Bakaba bafite imbuto yo kuyobora itagirwa n'abahutu. Bakaba bafite imbuto yihariye kuyobora itagirwa n'abahutu. Uvugaga ijambo ry'Imana atangiye gucamo abantu ibice. Ndetse avuga ko aribo bakwiye kwifashishwa. Ubwo ni ukwifashishwa mu gukwirakwiza iyobokamana ryabo cyangwa se mu kurisakaza n'ibindi. Hanyuma mu 1959 ndetse itariki 11 z'ukwezi kwa 2, uwo bita Musenyeri Perode we aza noneho nawe uriya yavuze ko abatutsi bafite inkomoko yihariye kandi bafite kuyobora gutandukanye n'uko abahutu. Hanyuma Perode we aza avuga ko mu ibaruwa yandikiye abapadiri avuga ko yashimangiye ko abahutu bakwiye kwigaranzura ubutegetsi bw'abatutsi, akaba ari bo bagira uruhare mu byiza by'igihugu. Iyo barara yandika ayisakaza muri za Kiliziya Gatolika zose. Izi mvugo rero z'aba musenyeri bombi narimaze kuvuga nizo zuririweho na bamwe navuga mu Banyarwanda, cyane ko baga bafite n'abakristo benshi kandi aribo Banyarwanda n'ubundi bamaze kubagumura, bamaze kubereka ko atari bamwe, ndetse baranabashyigikiye cyane cyane nk'uyu nguyu yitwa Perodi we arabashyikira. Umva iyo barwa yasumwe muri Kiliziya zose za Kiliziya Gatolika zo mu Rwanda. Hanyuma bamwe navuga wenda bamwe mu bahutu cyangwa se bamwe muri abanga Perodi yavugaga barahaguruka, batangira kumva ko batandukanye n'abatutsi, batangira ibikorwa bibi byo kubatoteza no gushyiraho n'imvugo zibakomeretsa kandi n'ibikorwa ndetse byo kwica no gukomeretsa. Ahangaha niho havukiye manifesto yateguwe muri 1957 ivuga ko abahutu bagomba kwigaranzura abatutsi. Niho hateguwe ishyirwaho ry'amashyaka ndetse n'amasosiyasiyo nka za Porosoma za Gitera na Parimuti ya Kayibanda. Ibintu bitangira ubwo kuba bibi. Ibyo rero iyo bimaze kuba bityo, mu by'ukuri ndajya nasobanura uko igenda itegurwa, ntabwo njya mu miziya cyane. Hakurikiraho ikintu cyitwa kinakomeye, guha abantu ibibaranga. Nyuma kubatandukanya bakaba nibaranga kubyo bazaya baca ahantu hose n'utabaza agahita amenya icyiciro bashyizwemo. Babaha ibaranga ngira ngo ujye ubona amafoto menshi
yagiye akwirakwiraho ibiganiro byagiye bitangwa bitandukanye, aho bapimaga amazuru, bapima amatwi, bapima amaso, bapima kandi bikorwa n'umuntu w'umuzungu, ashaka kugaragariza neza ko abahutu batandukanye n'abatutsi. Ibyo bita mu cyongereza symbolization. Ibyo rero byaragiye bijya mu banyarwanda bumva koko batandukanye. Ni naho byahereye no muri jenoside, abahutu bumva ko batandukanye n'abatutsi, abahutu bumva ko bita rubanda nyamwinshi, bumva ko bari abantu batari bamwe bagomba kubarenganya, ko ari ibyabo bari kubatwara bakigendera mu ijambo rya Perode. Kayibanda rikomerezamo gutyo, ntacyo yahinduye, nubwo muri 1962 tuvuga ko u Rwanda rwabonye independence, ariko yari independence yo mu nyandiko, yari independence yo kuvuga, ariko ntabwo yari independence yo mu bikorwa, kuko we yakomeje mu miyoborere cyangwa mu mitegekere ye, yakomeje ayobora nk'umugaragu w'abakoroni n'ubundi. Nubwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, u Rwanda rwabonye ubwigenge, ariko nta bwigenge bwari buhari, bwari mu nyandiko gusa. Kuko ibyakurikiyeho nyuma y'ubwo bwigenge ndetse na mbere yaho byabaye bibi kurusha no kuba mbere batari bakabonye ubwigenge. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu, iyo umuntu amaze kubaho ibikuranga, hatangiraho kwambura ubumuntu, cyane cyane iyo umuntu yatangiye gutekereza ko mutari umuntu umwe, kandi umuntu yamaze kwica uriya muntu ari umwanzi mugenzi wawe, ari umuntu wakugiriye nabi, ari umuntu ugomba kwihemuraho cyangwa se ukihorera, ugomba kumwikiza hakiri kare. Mu kumwikiza rero buriya abantu tugira ubumuntu, iyo umuntu agifite ubumuntu muri we, kugira ngo agire undi nabi azi ko ari umuntu, ntabwo bikunda kumworohera. Niyo mpamvu mbere yuko umuntu akugirira nabi abanza kwambura ubumuntu. Yego. Ibyo mu cyongereza twita dehumanization. Niho mu Rwanda wagiye wumva abatutsi bitwa inzoka, bitwa inyenzi, bavuga ngo bafite imirizo, bavuga ngo si abantu, n'ibindi nk'ibyo byinshi. Ngira ngo uzi neza ko muri 1959 abatutsi birukanwe bakajya mu mahanga, bagahungira mu bihugu duhana imbibi, bagatwikirwa, bamwe bakicwa, bakagenda gutyo. Hanyuma na nyuma yaho n'Akayibanda amaze kujyaho, ibyo byose byakomeje kugenda nk'uko muri manifesto y'abahutu bari babiteguye muri 1957. Hanyuma ingingo ya 4 ndimo ndihuta no gushyiraho gahunda. Iyo bamaze gutesha kwambura umuntu ubumuntu, ushyiraho na gahunda yo kuzamugirira nabi cyangwa se yo kuzamwica. Reka mbyite gutyo, ushyiraho gahunda yo kuzamwica. Mu Rwanda ngira ngo gahunda zagishyirwaho ni gahunda nyinshi. Hari gahunda cya mbere bagiye bimura abantu babaga batuye, bakabatwara ahandi. Ubwo turafata nk'ingero abatutsi bamwe baratuye nko mu Majyaruguru za Rulindo n'ahandi hatandukanye, bakabimura akabatwara nko mu Bugesera, ahandi gutsetse zabarye, cyangwa se banegerane, nibajya kubica bazabice bari kumwe. Nibyo. Hari gahunda yo kuvuga ngo mu Bigogwe bakagenda be-identifier ahantu abo bantu bari, kugira ngo igihe cyo kubica nikigera bizoroshye. Hanyuma ikindi nyuma y'ibyo hakurikiraho icyo bita guhanganisha abaturage. Aho ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bahaguruka bukavuga bati abatutsi n'abantu babi, n'abagome, banga leta, banga guverinoma, banga perezida, barabanga, ndetse bikagera no mu baturage. Inka y'umuhutu yabura batinya bara buriya ni Celestin ushobora kuba yayibishije cyangwa se wayibye, darafite bene wabo bari mu mahanga hirya no hino, wasanga yanayitwaye cyangwa se wasanga yanayigurishije. Twarakubwiye ngo ukemure ikibazo hakiri kare, ntiwumva none dore ibyo agukoreye. Icyo bita guhanganisha abaturage, nibyo bita polarization mu cyongereza, kandi ibyo ngibyo bikorwa n'ubutegetsi. Nibyo. Ikindi nk'ivugo imbwirwaruhame zagiye zigaragara cyane cyane by'umwihariko za Kayibanda, zagiye zivuga ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kimwe ariko kirimo ibihugu bibiri. Akagenda agaragaza ko we asa nk'aho ari perezida w'abahutu ariko abatutsi batarimo. Yego. Iyo umaze gutekereza gutyo, umuturage aba yamaze kubona ko perezida ari uwe atakureba. Ugasanga abaturage babayeho mu buryo bwo gusa nk'aho bamwe babayeho ari banyakamwe badafite aho babarirwa nk'abaturage b'igihugu, abandi babayeho nka ba nyiri igihugu. Ibyo rero bihanganisha abaturage ku buryo nta muturage ushobora kubana neza mugenzi n'undi, kandi no kumwangisha kugira ngo cya gihe nibura ngo ugende umwice n'ubundi uzaba waramwanze no kumwica byoroha. Hakurikiraho imyiteguro
ubu ndimo ndagenda nihuta icyo bita preparations iyo byamaze kugenda gutyo amaze guhanganisha abaturage hakurikiraho kwitegura. mu Rwanda habaye imyiteguro yo kwica abatutsi inarenze. Icyambere hajya hagurwa ibikoresho, hakorwa amalisite y'ibyitso y'abitwaga ibyitso, hashyirwaho za RDRTRM, hatozwa imitwe y'interahamwe n'impuzamugambi. Ubwo turaza kongera no kugaruka ku ruhare rw'urubyiruko muri jenoside yakorewe abatutsi. Iki gihe imbaraga zabo bazikoresheje nabi, imbaraga zabo barazikoresha kandi bazikoresha nabi. Mu gihe hari n'abandi bazikoresheje neza nabo barahari nagari bose nabo turaza kubavugaho. Urubyiruko bagenda bashyiraho iyo mitwe, nakwita imitwe y'interahamwe zitandukanye ifite amazina atandukanye. Baritegura, bategura na bije yo kugira ngo iyo jenoside izakorwe yakorewe abatutsi. Hanyuma ngira ngo nyuma y'iyo myiteguro hakurikiraho icyo twakwita kurimbura. Batangiye gushyira mu bikorwa ibyo bateguye, twateguye ya mitwe y'interahamwe. Ngira ngo nyinshi hari izo bita interahamwe za MND, impuzamugambi za CDR, hari n'indi mitwe yindi myinshi y'urubyiruko zo bitaga za Rezo Zero, Escalade de la Mort yaba ku Gisenyi, abarinda b'Ikabarondo, turi hose za Nyabihu, Majyaruguru n'ahandi. Urumva iyo bateguye imitwe kandi babatoza ibya gisirikare, batoza kwica mu bigo bya gisirikare bitandukanye. Urumva icyagomba gukurikiraho nicyo bita kurimbura cyangwa se extermination. Ibyo rero navuga ko ari nk'aho ariyo ngingo ikomeye yishyirwa mu bikorwa bya jenoside haba mu Rwanda ndetse no mu zindi jenoside zagiye ziba hirya no hino ku isi. Hanyuma nyuma y'iyo hakurikira icyo bita guhakana jenoside wakoze, icyo bita denial. Ubwo ese hatangira kuzamo cya kintu kijyanye n'ingengabitekerezo noneho. Ubwo rero no kuvuga ngo buriya mu Rwanda iyo inkotanyi zitaza kuba hafi, zitaza kuba hafi ngo zigira abantu zirokora, yewe niyo mibiri iboneke kirambara aho ngaho ngo bayikusanye bayishyire hariya nk'ibimenyetso bya jenoside. Ubundi umuntu utegura jenoside ategura kuyikora akanakuraho n'ibindi bimenyetso byayo byose, ku buryo wazaza areba agasanga nta kibazo cyahabaye. Yewe akanaza akavuga ati ahantu abantu bari bahatuye, ati barimutse bagiye muri Kongo cyangwa se bagiye no mu Bugande, nta bantu bakibahanga. Washaka ibimenyetso ukabibura. Ariko ntibyakunze ko imibiri yagiye igaragara. Ariko mu Rwanda ntabwo byakunze, inkotanyi zabaye hafi muri uko kubohora igihugu, ariko habaho no guhagarika jenoside. Nanone n'ibyo bimenyetso nabyo biragaragara, kuko buriya ikimenyetso cya mbere cya jenoside ni ukurokora uwagombaga kwicwa, agatanga ubwo buhamya. Kuri buhamya nabwo ni ikimenyetso cya jenoside. Ikindi cya kabiri ni izi nzibutso zose tubona mu gihugu. Iriya mibiri tutaza kuyibona ngo tuyikusanye tuyishyingure mu cyubahiro, ahari abahakana jenoside yakorewe abatutsi ubu ngubu baba bafite uruvugiro. Ariko ubu nta ruvugiro bafite kuko ibimenyetso birahari. Nugerageza kuvuga nubwo yabwira umunyamahanga araza kuri akakubona. Niyo mpamvu rero ngira ngo twari tunabwira n'abantu baba bagifite n'amakuru hakiri imibi hirya no hino ko bagomba kuyatanga kugira ngo nayo nyine ishyingurwe mu cyubahiro. Yego rwose ntago navuga ko tubinginga, ubundi yakaba ari inshingano yabo nk'abantu bafite ubumuntu, ariko twabagira inama yo kugaragaza imibiri y'abaje jenoside yakorewe abatutsi itarashyingurwa mu cyubahiro kugira ngo bayigaragaze, iyo mibiri ishyingurwe mu cyubahiro. Twumvise ko hari n'iyabonetse Nyabugogo, bwagombye kuba hari abantu babizi, kuko iyo mibiri yishwe n'abantu kandi abantu babishe barahari, n'abahabashyize barahari. Ni mu umujyi urimo abantu benshi, ntabwo bavuga ko ayo makuru rero nta bantu batayazi, barahari bayazi, bagombye kuyatanga kugira ngo iyo mibiri nayo ishyingurwe mu cyubahiro ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Ngira ngo rero mu by'ukuri igisobanuro cya jenoside n'uburyo itegurwa muri make navuga ko ari icyo ngicyo, ariko mu Rwanda by'umwihariko uruhererekane rwo gutegura jenoside yakorewe abatutsi no kuyishyira mu bikorwa nk'uko nabikubwiye rwateguye kuva icyo gihe, kuva muri 59, kuva bacamo abantu ibice amarangamuntu bakayatandukanya, havaho imbwirwaruhame zitandukanye abanyarwanda,
hakaza abayobozi. Kayibanda wayoboye kuva 1973 nta kintu yahinduye ku bakoroni, ahubwo yabaye umugaragu wabo. Atangira gutoteza abatutsi, birukana 59, 62, 63 mu Rwanda haba ubwicanyi za Gikongoro n'ahandi, ndetse ukabona ko nta kintu bibatwaye, cyane cyane ko hari ibyo nakwita ngo ni ibitero by'inyenzi byaje bigasubizwayo, ubwo abatutsi bari mu Rwanda bakicwa. Ibyo byose birakomeza kugeza Habyarimana amuhiritse, amukuraho, ariko nawe n'uwamuhiritse nawe akomeza gukora nk'ubyundi nanone yakoraga. Bivuze ngo ari Kayibanda cyangwa se abana Habyarimana, ntago umugambi w'abakoroni wigeze uva muri bo, basa nkaho n'ubundi bababwiye cyangwa se babakoresheje mu byo nabo bari bakeneye n'ubundi gukora. Kugira ngo abantu barabyumva, wenda n'abatari bahari icyo gihe cyane turimo turabwira urubyiruko, kuko wenda abakuze baza amateka ashobora kuba hari nayo ngayo, harimo n'abahisha nayo makuru barahari, harimo n'abatanga ayo makuru, mbega bazi byose uko byagenze. Ariko urubyiruko ibaze nawe niba Kiliziya Gatolika bari abasenyeri nk'abantu bari bafite imbaboke benshi, bahisemo kuko kwabo leta ikafite ukwaho, urumva naho kuhengamira byibura ngo umuntu bamwigishe ahinduke. Impande zose nta muntu yisangaga butumwa ari bumwe cyane. Ubwo ngira ngo birahita bitwinjiza mu ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside. Yego. Ingengabitekerezo ya jenoside rero buriya ari nayo dusa nkaho turi bunatindeho cyane. Twe turavuga ku ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ni ingengabitekerezo ibaho mbere ya jenoside, nk'uko wagiye ubyumva, ikabaho muri jenoside, igakoreshwa mu gukwirakwiza urwango n'ibindi bikorwa bibi, hanyuma ikanabaho nyuma ya jenoside. Mu Rwanda rero naho nuko byagenze. Jenoside yabayeho mbere kuva muri 59, ingengabitekerezo yayo ni ibitekerezo bibanziriza jenoside, birakomeza kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko igitangaje na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi habaye ibisigisigi by'ingengabitekerezo ya mbere ya jenoside no muri jenoside nanone bikiri mu mitima no mu mitwe y'abanyarwanda bamwe. Ngo turaza no kubyitsa mu buryo bwa, ariko abantu barabizi nuko n'isi igenda ku muvuduko w'iterambere dukoresha ikoranabuhanga, naho yarahimukiye, abantu benshi bagenda bayisanga ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Ubwo rero no kuvuga ngo wenda turebe mbere yuko tuvuga ingengabitekerezo ya jenoside, tubanze turebe n'igisobanuro cyayo. Ubundi ingengabitekerezo ya jenoside ivuga iki? Icyaha icyo ari cyo cyose gisobanurwa n'itegeko. Ibyo kuko na jenoside, ingengabitekerezo ya jenoside nacyo ni icyaha cy'ingengabitekerezo nyine, icyaha cy'ingengabitekerezo. Ngira ngo twifashishije itegeko nomero 59 agakato 2018 ryo kwa 22 z'ukwa 8 2018, itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Yego. Mu ngingo yaryo ya 4 bisobanura igisobanuro cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Bivuga iki? Bivuga ko ari umuntu ukorera mu ruhame igikorwa byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa mu bundi buryo kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa se ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe. Bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Ukoze ibyo abakoze icyaha. Ntago igisobanuro cy'ingengabitekerezo ya jenoside kiri kure cyane y'icya jenoside, kuko n'ubundi biganisha ni nk'umwana na se, niko bimeze. Yego. Hanyuma iyo umuntu ahamijwe icyo cyaha n'urukiko, ahanishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 igifungo n'ihazabu 500 kugeza kuri miliyoni igihe icyo cyaha kimugaragayeho. Biratangaje rero kumva ko abantu babyumve neza ni ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, ntago jenoside y'ubwayo, wayikoze twumvise n'abakatiwe burundu n'aba 25 n'indi myaka na za burundu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero ngira ngo mu by'ukuri icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside igisobanuro cyacyo ni icyo, ndetse n'igihano cyacyo ni icyo. Ubwo tutagiye mu bindi byaha bifitanye isano nabyo bifite ibihano byabyo n'uburyo bigomba gukorwa. Ariko iyo urebye muri statistique zitandukanye RIB yenda igaragaza z'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside byagiye bigaragara, ndetse n'ibindi bifitanye isano nayo, usanga hari ikibazo. Yego. Haracyari ikibazo
ntabwo navuga ko ari kirekire cyane nka mbere kuva jenoside ihagaritswe wenda kugeza ubu ngubu ntabwo ari byinshi cyane ariko biracyahari nibyo biracyahari noneho ikintu kibabaje biracyahari no mu rubyiruko ngira ngo iyo urebye imibare mu myaka 5 navuga ishize kuva muri 2018 ni incamake kugeza muri 23 igice kimwe tugaruka kugira ngo n'uru rubyiruko turi kubwira no munsi bumva umukoro koko bafite kandi bazana bishobora bonyine kuko nabo bakuru nibo babinjiza muri ibyo kuko ntibari bahari bamwe na bamwe cyane rwose no ngo tugiye kureba uko amadosiye yagiye yinjira mu myaka 5 n'abakurikiranye ibyo byabigengo bitekerezo jenoside n'ibindi byabifitanye isano nayo yego kuva 2018 kugeza 2023 mu kwezi kwa gatatu ntago ari umwaka wose kwezi kwa gatatu gusa turasanga dosiye zinjiye zivuye muri RIB ni 2,256 kuva 2018 iyo turebye abantu yenjaga bitekereza n'ibyaha bifitanye isano byagaragayeho ni 2,478 hanyuma iyo turebe dosiye zakozweho bivuze ko ari zagejejwe mu nkiko hari zashyinguwe ariko noneho izasigaye zakozweho ni 2020 dosiye 2020 ubwo rero urumva ko hari umukoro ukomeye wenda tuvuze muri rusange ariko reka turebe muri no mwaka nanone kuko indi myaka yagiye yicuma ariko tuvuge tuti uyu mwaka noneho duhagaze yego imyaka ishize nyaramaze ku 29 tugiye kwinjira mu 30 tugiye mu kwa 4 twinjira mu 30 tuvuge tuti tuhagaze fungu ngira ngo hari abantu 155 ngo ni amadosiye yego ubwo ni muri uyu mwaka wa 2022 kuko ibyo mvuze biragarukira mu kwa 3 ariko umwaka ni mu kwa 12 muri dosiye zinjiye muri RIB mbona abantu benshi cyane n'abantu benshi ndabona ni bari genda igaragazwa n'abagore bafitemo uruhare abagabo uko bigaragara cyane rwose nk'aba bantu nakubwiye bose muri myaka 5 abagore 97 abagabo ni 219 ubyo byose barakomeza rero gutanga umukoro ku bantu bose ngira ngo murumva yuko nta kujenjeka guhari habe na gatoya ariko rero twavuze ni nyenga bitekerezo tuzanye duhuza irinjiza muri jenoside aho bera mbi wa mugani ikorwa mbere muri jenoside na nyuma n'umutsira cyahari ariko yenda dusunyuma gato ngira ngo haje mu ruhe rw'amashyaka kugira ngo ibyo byose bishyirwe mu bikorwa yego ngira ngo n'ubundi jenoside yakorewe abatutsi ijya kuba amashyaka menshi yabigizemo uruhare yabigizemo uruhare ko noneho by'umwihariko amashyaka abiri navuga yarakomeye ashinzwe gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside harimo ishyaka rya MND nyirizina nk'ishyaka navuga ryari ku butegetsi hakabaho n'ishyaka rya CDR ayo mashyaka yombi ishyaka rimwe ryari rifite umutwe w'interahamwe yitwa interahamwe nyine za MND noneho hakaza n'ishyaka rindi rifite intera yitwa impuzamugambi rya CDR impuzamugambi abantu benshi bagiye impuzamugambi ya CDR ubu urumva ko nubwo hariho n'andi mashyaka yandi yagiye yinjiramo nka za PL Power n'izindi zitandukanye ariko ubundi ayo mashyaka yombi niyo yagiye agira uruhare rukomeye mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'urubyiruko rwumbiye muri ayo mashyaka rugira uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi nubwo hari n'andi matsinda yagiye ashyirwaho y'urubyiruko navuga yaravuye mu yandi mashyaka atandukanye ariko by'umwihariko ishyaka rya MND n'ishyaka rya CDR kubera iyo mitwe yombi maze gukubwira niyo mashyaka akomeye yagiye agira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma uretse ayo mashyaka nyine ariko hari n'indi mitwe yindi yagiye iva hirya no hino yibumbiye mu cyitwaga ngo ni Hutu Power bakoze ikintu cyitwa Hutu Power hanyuma urwo rubyiruko ruvuye mu mashyaka atandukanye rwibimbira muri icyo kintu cyitwa Hutu Power iyo Hutu Power ivaho imitwe itandukanye myinshi y'urubyiruko itozwa ibya gisirikare itoza ibyo kwica
ndetse abenshi banakomeye nk'umutwe witwaga turi hose watorezwaga hariya mu Bigogwe aho bita ku ibere rya Bigogwe, bakabatoza n'uburyo bagomba kwicisha n'imigozi uretse n'imihoro n'ibindi, ariko bakabatoza n'uburyo bakwicisha n'imigozi. Urumva nyine kwitwa turi hose no kwagomba gukora ahantu hose mu gihugu. Yego. N'indi mitwe myinshi ni myinshi, ntabwo nayirondora igera kuri 20 ni myinshi. Ya mbere nanayivuzeho hazarezezero impuzamugambi interahamwe Scadro de la Mort, abazuru, abarinda n'abandi nk'abo ngo batandukanye. Iyo yose yari imitwe y'urubyiruko, bakaba ari imitwe y'urubyiruko kandi abari abanyarwanda ariko bakigira abandi bandi kandi abo bose bagiye baturuka muri ayo mashyaka atandukanye. Turimo rero turavuga yenda ku ngengabitekerezo ya jenoside, ariko reka twongere turebe ibyaha bifitanye isano nayo kugira ngo umuntu yego twayumvise y'ubwayo, ariko n'utaruzi ibyo byaha bifitanye isano nayo nabyo abimenye. Niyumva n'umuntu ukoresha niba ari imvugo niba ari imigirire amenye ati bya bintu bifitanye isano koko, amubure cyangwa se anatungiye n'agatoki n'abandi bantu bamufasha kugira ngo ahindure imyumvire. Yego. Ibyaha bifitanye isano nayo rero ni byinshi. Ni byinshi sinzi n'aba twagenda tubivuga hano. Yera twavugamo bike ariko yenda reka tuvuge bibiri by'ingenzi. Hari icyo bita gupfobya. Yego. Icyo nakwita gupfobya jenoside. Hagati hazamo cya kintu cyitwa kuvuga cyangwa se kugaragaza ko jenoside itigeze ibaho. Icyo bita guhakana jenoside. Hakaba n'ahita bavuga yuko yenda habayeho izirenze imwe. Double jenoside iza mu guhakana jenoside. Iyo ushaka guhakana jenoside uzana iki kintu cya double jenoside. Ubwo hahita hazamo cya cyitwa kugoreka ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi. Kugoreka ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo urumva rero ikintu cya mbere no kuyihakana. Kuyihakana rero ibikubiye muri uko kuyihakana hari ukuvuga cyangwa kugaragaza ko jenoside atari jenoside. Ikindi ni ukugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda. Buriya iyo uvuga ngo habayeho double jenoside cyangwa se habayeho ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu, habayeho intambara, abenshi babyita n'intambara, abo bose abagerageza kudiriwa koroshya icyo cyaha cya jenoside. Nibyo. Iyo woro nawe igihano ahabwa ni nk'icyo wagaragayeho n'ubundi ngengabitekerezo ya jenoside. Agaragaza imibare itariyo ngira ngo agaragaza imibare itariyo guhakana. Noneho hakaza ikindi gikomeye gikunda kubaho nacyo bisa nk'aho bifitanye impanga n'ubundi nicyo guhakana, icyo nakwita gupfobya jenoside. Gupfobya jenoside naho umuntu agaragaza ko kugabanya uburemere cyangwa se ingaruka za jenoside, ugasanga arabyoroheje. Yarabyoroheje, ashatse gusa nk'abitesha agaciro kandi nyamara ari icyaha kiremereye. Ngira ngo hari ikintu cyitwa guhishingira jenoside. Guhishingira jenoside no koroshya uburyo jenoside yakozwemo, kwishimagiza itariyo ndetse no kwishimagiza. Ubwo nawe ahanishwa cya cyaha tujuru kimeze nk'icyo garagaza ingengabitekerezo ya jenoside y'imyaka 5 hagati y'imyaka 5 n'irindwi ndetse n'ihazabu $500,000 kugeza kuri miliyoni. N'ibindi no guhishingira jenoside nabyo nibyo nuko bivuze, ariko hakabamo ibintu bibiri bikomeye. Ubundi ibyo byaha bifitanye isano na jenoside byose bisa nkaho bifite igihano kimwe, ariko hari aho bitandukanye nko mu ngingo ya 8 ndetse n'ingingo ya 10, icyo bita kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Harimo ariho hakiri n'aba bantu bamugari bashaka kuzimiza cyangwa se kudatanga ya makuru yakiri imibiri. Niyo mpamvu turiho dushishikariza abantu ngo nyamuneka ahantu muzi hari imibiri y'abantu bazi jenoside yakorewe abatutsi, ayo makuru mufite mwayagaragaje ko ntacyo bitwaye bagashyingurwa mu cyubahiro, ko ntawe bagushinza gutunga agatoki ko gutinyamara nabonye hari abashyira y'abantu bagashyingurwa mu cyubahiro. Bigutwaye iki? Yego, bigutwaye iki? Ni ikibazo turiho tubabaza. Nibyo rero ubwo rero katungiye tugaruke mu muryango ubwo noneho ariko nanjye kubwira igihano kiruta ibindi muri ibyaha bifitanye isano na jenoside ni igihano cyitwa gusenya. Urumva? Yego. Icyo cyitwa kwiba cyangwa kwangiza imibiri y'abazize jenoside. Kaje mu gusenya ashaka kuza gusenya urwibutso cyane cyane hari kwangiza
n'imibiri ukayangiza ubwayo, kwangiza n'urwibutso, kwangiza n'urwibutso, uwo muntu ahanishwa hagati y'imyaka 10 na 15. yego, urumva ko ari ukuba kabiri icyaha cy'ibyo twagiye tuvuga mbere. ndetse n'ihazabu iratandukanye hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 20. ni kimwe n'umuntu navuga gusenya, konona cyangwa se gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside, nawe ahanishwa icyo gihano nari maze kukubwira. yego, ibyo rero byose ni ibihano bihabwa umuntu wagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo. mu by'ukuri uretse ibi bihano bigenerwa umuntu yaba wagize uruhare muri jenoside ndetse n'ufite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ubundi ntabwo byakabaye, ntabwo umuntu yakabaye ahura n'iki gihano kandi yarabwiye inshuro nyinshi. nibyo, ntabwo umuntu yakabaye ahura n'iki gihano, ntabwo umuntu yakabaye akigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside mu myaka 20-30 ishize jenoside ihagaritswe. ntabwo umuntu yakabaye afite ibitekerezo byo muri jenoside yo muri 1994 na mbere yaho, tumaze imyaka 30 turi mu bumwe bw'abanyarwanda. nibyo ko twabonye uruhare rwa ya mashyaka, ariko umunsi imitwe ya politike iri mu murongo wa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. ikivuga nta kindi ni ndi umunyarwanda. iriya byiswe amoko, ingaruka zabyo twarazibonye. nyamuneka mubyirinde. leta igahagarara ikavuga gutyo. hanyuma wowe muntu ku giti cyawe ukavuga uti barakongera bapfe bashire. ibyo ukavuga uti nta jenoside yigeze ibaho, uti wowe wasigaye utubundi. noneho n'ibitangaje ukabona biravuga n'umwana w'imyaka 20 wavutse ejo bundi. birumvikana aho aba yabikuye, aba yabikuye mu babyeyi, aba yabikuye mu muryango, aba yabikuye kuri social media. yego, urumva yahuye na babandi bari imahanga, bari imahanga bifuza kwangiza imitwe yabo, nyine ibitekerezo by'urubyiruko. nawe akabikurikiza akavuga ibintu nk'ibyo. umuntu w'imyaka 20 abona umuntu mukuru, aba ari bukuri. ni umuntu uba wize. niyo yaba atarize ni umuntu ubucuruza, niyo yaba adacuruza ni umuntu uri muri izo nzego z'ibanze, aba ari mu mudugudu, gahunda za leta zose bazimugeraho. ni umuntu wagombye kuba asobanutse. nibaza ko abaturage kugeza ubu ngubu nakwita ngo ni abaturage b'injiji, batazi politike y'igihugu ndetse batazi n'imiyoborere y'igihugu. ntago numva bari bo, yaba wize cyangwa utize, imiyoborere y'igihugu itangira kuri urwo rw'umudugudu, kuko bagiye naho bahurira za nteko z'abaturage, imiganda, umugoroba w'umuryango n'izindi za foramu zitandukanye zibera ku rwego rw'umudugudu rwo hasi. kandi umunsi umuturage bari nk'umuvandimwe, rega abantu baraturanye, basangira byose, abana barigana nta gushyira mu byiciro cyangwa kubavangura. ubu ngubu ni ukuvuga ngo umubyeyi yigisha umwana we ahafitiye ubushobozi. yego, hari uburezi kuri bose nibwo bubanza, ariko ufite ubushobozi bwo kumushyira no mu ishuri rihenze ntacyo bigutwaye. ntabwo bivuga ngo iri shuri ry'umuhutu n'iry'umututsi cyangwa se hahiga abatutsi gusa nta muhutu ugomba kujyayo. ni ukuvuga ngo hari gahunda ya leta y'uburezi kuri bose. ufite ubushobozi utabufite nta kibazo umwana wawe ariga. ariko nanone uba ufite ukeneye kumutwara muri prive ngo yige neza, ni uburenganzira bwawe. ntaho bishingira ku moko cyangwa se kwironda akarere cyangwa se ibindi byabagaho kera. kuba rero umuntu agifite ibitekerezo bisenya, wa mugani w'isanganyamatsiko y'uyu mwaka yo gukumira jenoside ndetse no guhagana icyaha cya jenoside ku itariki ya 9 z'ukwa 12 niho ijambo risoza rivuga ngo ntibizongere. niko twakomeza kubivuga kugira ngo bitazongera. rero turakomeza tuganira ibingibi, impamvu ikiganiro cyabayeho, niyo mpamvu uyu munsi wabayeho, niyo mpamvu buri wese kandi asabwa uruhare rwe. none ka twongeye twitse ku rubyiruko niho tugezeho mu buryo bwihariye. noneho urubyiruko ruri mu imiryango irimo abafite amateka n'abafite amakuru ahagije, mba ariko mvuga bamwe barayagoretse, abandi batanga uko biri, abandi baracyahishira ya makuru hari imibiri kuko bari bahari. ariko urumva icyo ni ikintu gishobora gutuma urubyiruko rufite ubushake n'umuhate, ariko ubwo twinjiye mu mizi nta kintu abo nta kintu bafite, ariko bikaza no kwinjiza mu ruhare rwabo kugira ngo barenge cya kintu. twavuga tuti uyu munsi turacyafite yenda hirya no hino imiryango yenda ishobora kuba yicara ikabwira urubyiruko, umwana wabo ati yenda bari abantu baratwanga bafungishije so,
ibyo birumvikana ko ikimenyetso cya mbere ni zikese ingengabitekerezo za jenoside ni uko tutagiye muri porosantaje z'urubyiruko ariko iyo ugiye kureba usanga nabo ari benshi nabo benshi iyo ugiye no kureba na porosantaje z'abaturage bari mu gihugu ni 70%. none se ubwo kubera ko urubyiruko rwiganza kandi urubyiruko dufite uyu munsi kuko imyaka 35 y'urubyiruko abenshi ubwo bari mu cyiciro cyo kuba baravutse nyuma ya jenoside cyane. Yego navutse muri jenoside barariko abo baza ayo mateka bayabayemo bamwe babuze ababyeyi babura imiryango babura abaturanyi babura ibyabo abandi bari kukomoka mu muryango wenda akoze jenoside ariko mu mateka bose bayabanyemo. Abaje nyuma rero impamya ko ubwo iyi mibare barimo nabo kubera iki se barimo barimo kubera ababyeyi babo barimo kubera umuryango wabo nari maze kubikubwira barimo kubera abavandimwe bari hirya no hino barimo kubera social media barimo kubera aba bantu barwanya leta bahakana jenoside yakorewe abatutsi banayipfobye abo bose bagira ku rubyiruko kandi urubyiruko rw'iki gihe ngira ngo tunaza no kugaruka no ku ngamba bagomba gufata bakurikira icyo bita social media cyane. Ibintu byose barabikurikira hakongera ko ari n'umubare munini w'abanyarwanda ikindi hakongera ko bafite nabwo ubumenyi bwo kuzikoresha cyane rwose. Ikindi wenda ndaguha urugero tugira amatsinda nakwita yo kubaka amahoro n'isanamitima harimo y'urubyiruko menshi cyane dufite amatsinda 83. Yego uretse ku bumwe n'ubwo navuga ko twabacuciye bakaba bayakomeza ariko twagiye tugirana ibiganiro nabo cyane cyane urubyiruko nubwo habagamo ikintu cyo cy'isanamitima ariko habagamo no kwiga amateka none ugasanga urubyiruko ruri mu gihirahiro abenshi. Yego rurinjira muri gahunda za leta amateka bakayiga neza no mu ishuri ariko bajya mu miryango bagakora yandi yose akabarwaniramo bivuze ngo abenshi nako reka mbite bake ntago kuri kw'amateka urimo gusobanukirwa ubwo ngo ahitaza wa mubyeyi niba ari kumuha andi makuru atandukanye nayo yavanye nda ku rwibutso cyangwa yaganiriye muri ya matsinda ubwo azahita anagoreka cyangwa apfobya amubwira ati barakubeshya ibyo nari impari abandi bakaza bati se urajya muri biriya ntago ubona ko safunze nasafunze ko bamukunda afunze se kubera ko bamukunda umwana akavayo ibitekerezo byahindutse urumva akavayo ibitekerezo byahindutse. Ni nayo mpamvu muri porogaramu tugira za Never Again Rwanda tukunda kwigisha urubyiruko ikintu cyitwa gutekereza mu buryo bwimbitse critical thinking. Nubwo umubyeyi yakubwiye gutyo ariko se we ntubona ntabwo uri muri gahunda z'igihugu. Abenshi basigaye bari no matsinda bari mu makirabuzi n'ibindi bagenda bigiramo ariko nyine ijambo ry'umubyeyi burya barikomeye. Umubyeyi mubi yica umwana ndasimburwa rwose yica umwana. Ni nayo mpamvu no muri ayo matsinda yacu tujyana amatsinda y'ababyeyi y'abantu bakuze. Yego na leta igira uruhare hari itorero ry'igihugu hari icyo bita ngo ni ntuza ihuriro ry'umwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa amahoro arahari muri buri karere ahantu hose hatandukanye aho hose hagiye harimo abantu bakuze hari gahunda za leta zitandukanye zigisha umwe bw'abanyarwanda ntago umuntu w'umubyeyi yakaba yagitekereza ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Niba hari uwafunzwe kubera ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi icyaha ni gatozi nibyo umwana we ni umwere umwana ni umwere icyaha ni gatozi ntago umwana akwiye kugendera ku byase. Tuzi n'abana ndetse benshi bagiye bagira n'uruhare mu bumwe n'ubwiyunge hagati y'ababyeyi. Ntago urugero nko mu itsinda ryacu riri Rutsiro ryitwa amahoro abana hari umuhungu umwe yari afite se wafunguwe wagize uruhare muri jenoside n'undi mukobwa ababyeyi be bacitse ku icumu ise w'uwo muhungu yishe iwabo abantu be w'umukobwa ndetse yicamo n'abana babo. Ariko uwo muhungu arahaguruka ajya gusaba imbabazi mu izina rya se. yumvaga cya kintu kimuremereye cyane rwose akabona abandi bana burungana ariko akaterwa ikimwaro n'icyacyase aba muri iryo tsinda muri iyo space yacu yo komora ibikomere. Yego yaganiriye n'abandi yamenye ukuri ko ariko yamenye ukuri kwa jenoside yamenye ko nawe afite igikomere kuko abenshi ntabwo bazi ko bafite ibikomere atera intambwe agira abwira se ati wasije gusaba imbabazi kuko nyango no kugira ngo no mu rugendo rwo komorana ibikomere no kuba umwana yego se yarishwe ariko yabonye undi muryango ko afite urungano kandi ruvuga ibyiza ntago ari urungano rw'intera hamwe amwereka ko bari kumwe ruvuga ibyiza ruvuga batekereza cyane ibyo bagomba gukora n'ibyo bateza imbere. Nibaza ko ari nayo gahunda ya leta no ku rubyiruko rugomba gutekereza mu buryo bwimbitse uburyo rugomba kubaho kandi rukaba creative.
rugakora ibintu biteza imbere rwose kandi na leta irabashyigikiye. Kudeviya rero ukajya mu bintu nk'ibi ngibi ngo wabibwiye na mama wawe cyangwa na papa wawe akakuyobya cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese wenda kuri social media. Ese kuri social media burya habaho ibibi n'ibyiza, haba abavuga ibibi hakabaho n'abavuga ibyiza. Ugomba kuba gushungura rero. Kuki udashungura ukumva ibyiza? Ese kuki utumva ibyo ngibyo byavuzwe ngo uzubaze usobanuze ibi bintu bavuze koko nibyo? Ibyo bavuga koko nibyo mbona mu gihugu? Wibaza ibyo niyo critical thinking tuba tuvuga. Niko gutekereza mu buryo bwimbitse, ntubere ukurikira izindi ngo ukore ibyo umuntu wagambiriye gukora ikintu kibi akora. Ngira ngo wenda nyuma y'ayo makuru wenda n'urubyo kuba rwagiye ruhabwa mu biganiro mu matsinda nk'uko ku mashuri muri amakarabu ku ishuri hakingiraho yandi y'ababyeyi ashobora kuba meza cyangwa ntabe na meza, ariko ngira ngo urubyiruko rushobora no kugira umukoro kujya gusura n'inzibutso cyane. Mu ngamba za mbere zo kugira ngo urubyiruko rwacu runagereze no gukumira ingengabitekerezo ya jenoside, haba muri bo ndetse no mu babyeyi babo bageze no kubaganiriza, kuko abana bigiye barasobanutse barajijutse, ndetse haba no kuri izo social media. Icya mbere ni ukugira amakuru, ibyo kandi atagoretse rwose ya nyayo rwose, kandi aho bayava nta handi naho bagomba kuyakura nyine aho kunze gutsoza. Dufite amatsinda menshi y'urubyiruko mu turere twose dutandukanye, navuga ashamikiye kuri Never Again, afitanye imikoranire na Never Again. Iyo uganira nabo ubona ari abantu bakunze kuzijuka, bajijutse rwose, basobanutse, ndetse umushyira n'ahari akanasobanura n'ibintu neza. Yego. Ikiba gisabwa ni ukomeza kumwongerera amakuru y'ukuri, kandi amakuru afite ibimenyetso, atari amakuru yaba ngo ni imbarankuru. Hari inzibutso za jenoside, nta karere katafite urwibutso, nta kope. Uturere 30 twose tw'igihugu twose turimo inzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko hagiye no kubona guhuza n'inzibutso wenda zari nyinshi ziragabanywa, ariko abantu bose barabizi. Nta kibazo n'izahuzwa, ruzahuzwa urwibutso rumwe mu karere, ariko ntabwo bikwiye amarimbi, icyo nakwita amarimbi cyangwa se hashyinguye abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi urwibutso rwo mu karere ntabwo ruba ruri kure yawe, warusura. Hari abantu bariyo basobanura ayo mateka, yewe ya buri karere. Niba urubyiruko mu karere wenda reka nuvuga wenda ka Musanze n'urugero, hari urwibutso rurahari rwa jenoside, kababwira inzira y'urubyiruko baba baranyuzemo kugira ngo bicwe cyane rwose. Ikibazo no ko urubyiruko rwinshi rushaka kuza i Kigali, rushaka kuza ku Gisozi n'ibindi nk'ibyo, ariko njye nabashishikariza ko basura izo nzibutso ziri mu karere, bakamenya n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi muri ako karere, cyane ko abenshi niho bavuka, kumenya amateka y'iwabo, bakanafasha ndetse n'ubuyobozi bw'akarere no kuzajya batanga n'ibiganiro no mu gihe cyo kwibuka, no gutegura imyiteguro ijyanye no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, yewe n'ibyo bikorwa bitandukanye bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse n'ibikorwa icyo nakwita wenda community dialogue, mu kuganira ku mateka yabo, kuyasesengura no kubaka n'amateka mashya ashobora kubateza imbere, ndetse ashobora no kubaka umunyarwanda nyawe. Ibyo rero rwose birajyana none n'icyo navuga, wamaze gusobanukirwa, haba ibiganiro bitangwa muri gahunda za leta zitandukanye ndetse no muri gahunda za civil society zitandukanye, harimo na Never Again Rwanda, nuko wanakurikira no kuri social media, wamaze kumenya ukuri, wamaze kumenya amateka, wamaze kumenya ukuri kw'ibihari. Ese kukiriya ahagarara niba ari muri jambo ASBR urubyiruko rwabo, ahagarara akaba ko nta jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, hanyuma ukamureba kandi ufite amakuru kumunyomoza, wowe kuki utamunyomoza? Ubwo ni urugero rumwe ntanzi. Ntagara ngo ya jenoside gusa, n'izindi propaganda zose zo kwanganisha abaturage cyangwa se guhondanisha abaturage. Ufite ukuri, ahubwo uko kuri uragukoresha iki? Nicyo kibazo kugeza ubu ngubu gihari. Niba udafite ukuri, aho kugushaka harahari rwose. Hari za ministeri zitandukanye, hari minu umwe ifite amakuru atandukanye, ifite na library irimo amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, yewe n'izindi jenoside zagiye zibaho hirya no hino ku isi. Hari ibiganiro bigenda bitangwa mu gihe cyo kwibuka no mu bindi bihe, hari ibiganiro bitangwa mu itorero ry'igihugu, hari ibiganiro bitangwa muri za community mu tugari n'imidugudu n'imirenge n'ahandi. Hari izo nzibutso twahoze tuvuga, hari social media igenda igaragaza ukuri ku Rwanda rwagiye rwibaka kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi kugeza aho tugeze ubu ngubu. Amakuru arahari, ahubwo hari ibitabo byanditswe, ahubwo turabisoma, turayashaka,
dukeneye kubyumva aho niho hari ikibazo. icyo ni ikibazo buri wese yisuzume ubundi wamugane ko bidasaba amafaranga ntibisabe n'amashuri bitunaniza iki bitunaniza iki buri wese niyisuzume rero urubyiruko abanyarwandakazi twisuzume twese ariko cyane turi kubwira urubyiruko kugira ngo imbaraga zacu tuzikoreshe mu gukumira kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Niba rero nawe hari igitekerezo inyunganizi ibyo tuvuze se usanzwe ubibona cyangwa ari cyo wongeraho utwunganira reka tuguhe umwanya uraduhamagara ku murongo wa telefone ni 0788 cyangwa se 07 nawe utubwire niba turi kumwe utubwire umusanzu wawe utubwire ibyo tuvuze koko nawe icyo ubigusigiye. Hadimandalo wakoze mwaramutse neza mubyeyi ariko nagira ngo abo ntandikira ngo nibaze umutumirwa kandi ngiye nkunda kwibaza atubwiye ko abihaye Imana babiri iki classe na cyane kujya mu neza turakumva atubwiye ko musenyeri classe na musenyeri Peroda tugiye kuri musenyeri classe na Peroda musenyeri classe hari 30 icyo gihe yari yari yabaho musenyeri Peroda 59 UN yari iriho ariko iyi Rwanda ntabwo rwari membre ya UN rakazi ngiye nkunda kwibaza ngo ukenera ko UN iri mu Rwanda yego UN 90 UN yari mu Rwanda yari mu Rwanda je kandi UN yari ifite ambassade mu Rwanda yari harisi ibihugu byose biri muri UN ntabwo UN ifite ambassade muri ibyo bihugu hari ntabwo mbizi neza ariko niyo kishaka kubaza gihe UN yagize gutya yohereza ingabo mu Rwanda UN igizwe n'ibihugu birenga 150 bifite n'ingufu UN koko ntabwo yatetereje abanyarwanda barakintu nabo batumariye jenoside kugira ngo barahageze baraza barahikoza naribaga bahita bigendera nagiye kubona ngo bagutse barigendera UN buriya koko hari ikintu yabimaze ahubwo ntikwiye guhindurwa bakongera bagashaka ubundi buryo aho bigeze ubu ngubu nta ikintu UN kimaze n'uyu munsi urabona ko nta kimaze nta kintu imaze rwose kubera reka mwere niyo kubera hirya muri Afurika Occidentale mujya mubyumva niyo kuba muri Mali mujya mubyumva UN irahari ikintu imaze ni igiki abanyarwanda bose babirwanyeho bakirwanaho kandi UN yongeye yitwa ngo irahari kandi u Rwanda ni muri UN nagira ngo mumaze akantu gatoya UN ntabwo yadutekereje nako kantu mumaze konyine gusa murakoze cyane muzeru Michel. Umusaza yitwa Louis Michel ni umwe mu bantu bakuru rwose badukurikira bakaduha n'ibitekerezo turamushimire cyane adunyunganizi nyinshi urumva aravuga ati njye nayo nahari nanareba iyo UN nyibona ati ntiyadutereranye koko ntiyadutetereje uretse ko ahita nabihuza n'uyu munsi noneho hari icyo musubiza ku byo avuze. Louis Michel ibyo avuga ni ukuri rwose ngira ngo no mu biganiro bigendera hirya no hino wagiye muba ni mbwirwaruhame ndetse za nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'abandi bayobozi batandukanye kandi n'ukuri kubigaragara yewe na General Dallaire wari uyoboye na UN nawe wabonye ko bisa nkaho byamuyobeye. UN rero mu by'ukuri ntabwo yadutetereje ahubwo yaradutengushye abatutsi baricwa bicwe bareba bagira ikintu bagira cyitwa principe ko utamurashe ngo atakurasa kandi yaje kurinda amahoro niko byitwa yaje kurinda amahoro ariko abantu baricana ngo utamurasheho we ntacyo yakora. iyo ni rero mu by'ukuri uretse no kuba yari ifite n'ingabo nyinshi mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nyuma ikaza no kuzigabanya hagasigara nkeya ngira ngo zitarenga na 250. General Dallaire ndetse akanavuga ati nyamuneka akabwira ku biro byabo ati abantu barimo baricwa ariko ikavuna ibiti mu matwi. Ni ikintu gitangaje ni n'ikintu navuga cyababaje n'u Rwanda kandi nanone yaramaze no kubikomozaho ntago ari mu Rwanda gusa ubu se ibibera hirya no hino muri za Kongo ibyabereye muri Sudani ibyabereye intambara zose zagiye zibaho iyo yabaga ihari hirya niyo twajya kuri izi ngizi jenoside yakorewe Abarumeniya mu 1915 Abayahudi wenda icyo gihe simbizi niba yari muri 1945 Abatutsi 1994 Ababusiniya 1995 aho hose iyo ni yabaga ihari.
iyo ni rero ni UN nyine yakomeje avuga ati se n'uyu munsi ati rwose urabona nta sinzi ngira ngo wenda ni inama twajya kuko nta ruhare mfite kuri UN. icyo nakwemeranya nawe ni uko yadutengushye ikanaduhemukira hakicwa abantu abatutsi basaga miliyoni irebera nubwo umuyobozi wayo yavuze ati nyamuneka dutabara abantu barimo kwicwa ikica amatwi kuko nawe ntabwo ari gufata icyemezo atabonye amabwiriza avuye ibukuru muri UN nyine kuri headquarter. icyo navuga cyo nuko sinzi niba byanashoboka ko bahindura amategeko abagenga kugira ngo bajye batabara abantu. naho rwose icyo nemeranyaho nawe yaradutengushye yaraduhemukiye reka mbyite gutyo iradutererana abatutsi bicwa barapfa kugezaho RPF inkotanyi yaje igahagarikira jenoside. nibyo turakira igitekerezo cyawe rero reka tubisaranganye n'ibyaje mu bundi buryo. ati birasaba imbaraga nyinshi kuko nk'urubyiruko dufite ahantu henshi ho guhurira n'abantu bagifite ingengabitekerezo kandi bashaka kuyicengeza mu rubyiruko. ati rero itangazamakuru imbuga nkoranyambaga n'ahandi hose hahurira urubyiruko ni ugukaza inyigisho zo kuyirinda. murakoze cyane twa Claudine ngo ari Nyanza. arakoze cyane Claudine rwose. nibyo tubifuzaho. nibyo rwose natwe tubwira tugarukaho. undi nawe aragira ati Celestin ati ikiganiro ndi kugikurikira ariko rero nagira ngo mbaze umutumirwa ese nk'umuntu wagize uruhare muri jenoside nyuma akaza kwitaba Imana atararangiza kwishyura ibyo yangije bigenda gute? ese bakurikirana abasigaye? yitwa ngo Thomas ari Muhanga. umuntu yagize uruhare muri jenoside yenda hari imitungo ibintu mu kwangiza umuntu yagize uruhare muri jenoside hanyuma ariko ubwo inkiko gacaca kiramuhama baramukatira aza gupfa atarangije kwishyura ibyo agomba kwishyura. hari ibyaha ni bibiri. hari kuba yaragize uruhare muri jenoside hari no kuba yaragize uruhare rwo gusahura imitungo muri jenoside. ni ibyaha bibiri bitandukanye kandi bigira n'ibihano navuga bitandukanye. nibaza icyo cyo gusahura imitungo n'ibindi ni uko igomba kwishyurwa. agomba kuyishyura. yego. icyambere rero nibaza ko iyo urukiko gacaca rwabaga rwawukatiye cyangwa se urukiko rwose rwukatiye agomba kwishyura imitungo wangije muri jenoside barabanza bakareba ese iyo mitungo irahari arayifite. niba ayifite agomba kuyishyura. icyangombwa ni uko iyo sinzi ukuntu bahita niba rirangiza rubanza niba rica rubanza igomba kuba ihari. yaba ariho yaba atariho hari umuryango we kandi cy'urukiko rwemeje kigomba gushyirwa mu bikorwa kuko n'ubundi icyishyurwa ni imitungo siwe. we yaba ariho yaba atariho ni imitungo yishyurwa ntabwo ariwe. ahubwo kigomba kureba ese iyo mitungo yishyuzwa arayifite kandi iryo tegeko rigomba kugumaho yaba atanayifite igihe cyose azayigirira abazayishyura. rwose arabyumva cyane rero. Thomas uri Muhanga. urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu muri byose turasabwa gushyira imbaraga mu byiza cyane twirinda amacakubiri no mu miryango n'inzangano zidafite ibyo zishingiraho kuko ngo niho hava ingengabitekerezo ya jenoside. nubwo hari byinshi rero bitugora nkanjye ubu mfite imyaka 20 sinzi gutandukanya ubwoko ariko amateka yaranze u Rwanda mbere ndayumva. ati mu gihe gishize umubyeyi wanjye hari ibyo tutumvikanye arambwira ngo ntacyo ndicyo na bene wabo twishe baratashye. ati ngo ubu bararya ngo barajya kubibuka ngo na bene wabo baratashye ubu barajya kubibuka. urumva rero nk'urubyiruko dufite inzitizi nyinshi zishobora gutuma aho kurandura ingengabitekerezo ahubwo natwe tuyisangamo kubwo guhabwa amakuru atari ngombwa. urumva ko umubyeyi yicuza. urumva uyu muntu aricuza. ubundi nta muntu witwa umututsi wagombye kuba akiriho imbere ye. twarabishe ariko nubwo twabishe uyu muntu hari na bene wabo babaga hanze batashye
rwose barimo barabibuka. uyu muntu aherereye mu majyepfo y'igihugu ni Nyanza, ariko mba tubwira ibintu abayemo. Yego, urumva ibyo twavuga biri muri wa muryango. Twavuze ko uruhare rw'urubyiruko rurakenewe, ariko twavuga ati tubyisangamo bwo kudahitamo. nkunze uwo mwana cyane ko asa nk'atabyumvikanyeho, ni umwana w'umukobwa atabyumvikanyeho n'umubyeyi we. Rwose urumva ko aho yagize yafashe amasomo navuga twigisha ya critical thinking cyangwa se yo gusesengura mu buryo bwimbitse. kandi umva amagambo umubyeyi we yakoresheje agize bimwe twabonye haruguru by'icyaha cy'ibitekerezo, ingengabitekerezo n'ibifitanye isano nacyo, ibyaha bifitanye isano nacyo. urumva nk'uwo mwana yaza kuba afite umutima woroshye wo kumvira umubyeyi, wumva yakora iki? wagiye mu murongo wa mama we, wumva yakora iki? n'ikindi cya kabiri, ahubwo aho ngaho iyo batumvikanye umwana akaba nk'aho tumvise izo nyigisho z'umubyeyi, n'umubyeyi atangira kubona ko umwana nyine batari kumwe, akabona ko nta mwana afite, akanamucunaguza, bikamusaba za mbaraga nyinshi zo kugira ngo amuhindure kandi abone umubyeyi biri kure. bimusaba imbaraga nyinshi. urumva bimusaba ko amwigisha kandi kwigisha umuntu ukuze biranagoye, kuko ibyamugiyemo nk'ibyo biba byaramugiyemo. uri umuntu nakubwiye kuva kare ngo tumaze imyaka 30, turabura amezi angahe ngo tuyigeremo? tuyigeramo amezi agera nko mu ariko umuntu aracyafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. ati twarabishe, ariko ni nk'aho ati ntacyo twakoze ko na bene wabo baraje, none dore barimo kubibuka. muri make ntibakabe banibukwa. urumva nk'uwo mubyeyi afite ikibazo, kandi uwo mubyeyi gahunda za leta zimugeraho zose cyane. wasanga yaranahawe na girinka, aragenda akajya mu ruhame mu nteko akitwara neza, ariko yagera mu rugo akagaruka ku mutima we cyane rwose. cyane rwose akanga akaguma ari wa wundi nyine wo muri 94. ariko urumva ahangaha hari gutangwa izindi mbaraga zirenze izo turi kuvuga. yenda ahangaha imbaraga zisabwa. urumva uwo mwana we ari mu murongo, ariko umubyeyi ni ikibazo, kandi umubyeyi niwe byose kuri we, ahangaha rero ndakomeza ntanga urugero ku byo Never Again Rwanda ikora. ya matsinda yacu y'isanamitima ari mu turere dutandukanye, ni uturere tugera ku 8, turimo Nyagatare, Ngoma, Rwamagana, Nyamasheke, Rutsiro, Rusizi, Musanze n'ahandi. ayo matsinda y'abakuze iyo bayagiyemo baganira kuri ibyo bintu byose. ntabwo navuga ngo bose nibayagiyemo ko buri tsinda rigira umubare ntarengwa, ariko nashishikariza n'izindi nzego. ejo twari turi Musanze mu nama y'ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa. dusanga hari ibibazo byinshi, ariko dusanga ko habaho ikintu cyo bita ngo ni communal healing. mu by'ukuri kuvura ibikomere ariko mu buryo bwa community, kuko ntago dukurikiye system y'uburyo bigomba kugenda mu buryo buri academique cyangwa se mu buryo bw'ubuganga nyabwo. abanyarwanda bakomeretse ni benshi, noneho n'abagifite ingengabitekerezo nabo ariko bacecetse. nk'uwo mubyeyi ubwo urumva ko ayifite, kandi muri iyi mibare dufite ntago arimo. urumva ibi ngibi bisaba rero gukomeza kwigisha no guhozaho, kwigisha mu mirenge, kwigisha mu midugudu. gahunda za leta zijyamo, gusa nyine uwo muntu none se imyaka 30 umuntu yigishwa, uwo mubyeyi gahunda za leta akazibona, akongera gusobanurwa kandi byabaye anahibereye. ubona kuvuga ngo ahangaha atandukanye n'uyu munsi, kuko afite amakuru ibyo yiboneraga n'amaso ye mbere na nyuma. urumva rero nk'ubu ikintu cy'abakeneye kuganirizwa mu buryo bwihariye, bwihariye rwose, n'inyigisho igasa nk'aho ihinduka. kuko urumva asa n'umuntu ufite ikibazo, ari umuntu ufite uburwayi, ariko mu buryo bwihariye se bizagerwaho bite? kuko biratungiza mu kindi gitekerezo n'ubundi yaduhaye avuga ati urubyiruko turabyumva, turabyigishwa, turabibona muri bagenzi bacu, ariko hari aho bitugora iyo tugeze mu rugo, kuko ngo mu miryango hari ababyeyi bagifite izo ngengabitekerezo. ngo kandi kuko ari umubyeyi wawe ugasanga hariho n'abana babura icyo bakora kandi batatanga abo babyeyi mu buyobozi. urumva rero kuvuga uterasabwa izindi mbaraga, ariko se uyu mubyeyi azagarizwa byihariye gute? wa mwana ni wari wabonye ya makuru yashoboraga gufasha izo nzego kuganiriza umubyeyi. urumva ikintu gikenewe kinakomeye, dukeneye abana nk'aba bagaragaza ibyo bibazo. noneho biba byiza
iyo banagaragaje ibyo bibazo mu gace barimo hagaragazwa n'agace batuyemo. Icyo gihe hagaragaza agace batuyemo ntawamenya, wasanga uwo mwana ubigaragaje n'umubyeyi we radiyo arimo arayikurikira, urumva. Ariko niba anayikurikira ni byiza kuko arabona ko ari ikibazo bishobora kumufasha guhinduka. Ariko ni ukuvuga ngo ibibazo uko bigenda bigaragara bigiye bigaragara gutya nk'uko urubyiruko rugenda rubigaragaza, nubwo n'ubundi ntabwo tubibe ko bihari, ariko ahubwo wenda ikituvuna ni ukumenya ngo birihe, biri mu kahe gace, kugira ngo byibuze tunagiye tunabaganiriza, tunatanga n'icyo kiganiro. Yewe n'inzego z'ibanze zihibande, ntabwo ari ngombwa nevageni, ntabwo ari ngombwa minu bumwe, n'inzego z'ibanze nazo zihibande ubwazo, aho hantu zihatanga ibiganiro. Niba na ngombwa n'iryo tsinda wenda ry'isanamitima no kubaka amahoro rihajye, n'umwana yongererwa amakuru y'uko azafasha umubyeyi, n'umwana yongererwa amakuru y'uko azafasha umubyeyi, uko azamufasha. Rero ikintu cya mbere kizafasha uwo mwana ni ukwitandukanya n'ibyo bitekerezo by'umubyeyi, ahubwo agahanga ibitekerezo bishya ahubwo byo kumuhindura. Size niba uriho unyumva. Ntabwo ndabyumva. Ibyo bitekerezo bishya byo kumuhindura rero ni urugamba nk'uko natwe twese tururiho, kuko ntabwo urugamba rwo guhindura ibitekerezo by'umuntu nk'uwo nguwo ntabwo ari urw'umwe. Ubundi biba na byiza bihereye kuri mu rugo cyangwa se kumwegereye, ni nabyo byiza rwose. Kubaka igihugu bihera mu muryango. Kera nigeze kujya gutanga ibiganiro mu mashuri ya segonderi, umwana avuga ikibazo nk'icyo ngicyo, ati tuzabigira dute? Ndabwira rero wowe dore ukuntu bimeze rwose, ntabwo nzakuvamo. Twari dufite icyo gihe nomero itishyurwa, uzahamagare uvuga uti nyamara hari ikibazo kiri ku mubyeyi kimeze gutya na gutya, byaba byiza aganirijwe. Kuko baraba ese twamutanga kuri polisi, twabigira dute? Nabwo nibyo wamutanga kuri polisi, ariko byaba byiza ubanje kumutugaragariza, umuntu akaba yamusanga akamuganiriza. Niyo tutamuganiriza wenyine, ariko twajya nko muri ako kagari tukaba twatanga ikiganiro muri ako kagari tukagiha abantu bakuze, akabona ko nawe arimo, nawe akikubiramo, tukaba dufite ayo makuru yuko ahari, ariko byibuze tukazana n'abandi bose bari muri ako kagari. Erega ntabwo ni ukuvuga ngo niba arimo abwira umwana we gutyo cyangwa ateye atyo ngo afite n'abandi yangiza mu baturanyi. Kuba rero aho hantu hakatwa, reka mvuge ngo ni ukata agakundi k'aho hantu, abantu bakaganirizwa by'umwihariko, cyangwa se hagashyirwa itsinda ryo kubaka amahoro by'umwihariko, nibaza ko ari ikintu byatanga. Ariko amakuru yatanzwe mba birakomeza kuba ari inzitizi y'abantu kugira ngo umusemburo w'amahoro ni byiza. Uriya rero waduha igitekerezo cy'uko cya wa mubyeyi nyine nyuma y'ikiganiro yasanze ari mu bo turi kuvuga, uriya nyine uri Nyanza nakubwiraga, aravuga ati ahise aduhe ubundi butumwa, ati nta gahunda ya leta n'imwe uriya mubyeyi yitabira. Icyo ni ikindi. Ati wumve ko yanze no gutanga irangamuntu ye ngo baduhe icyiciro, ati natwe ubu tukaba ntaho tugira tubarizwa. Ahubwo reka nkubwire, uwo muntu akwiye gukurikirana ngo by'umwihariko, kuko urumva nta na leta arimo. Ikirenze ibyo ni uko uyu nguyu ashobora kuba n'uyu muryango abano bana banahozwa ku nkeke mu buryo bumwe. Urumva icya mbere babuze uburenganzira bw'ibyo bafitiye uburenganzira. Niba nta cyiciro afite, nta na mituweli afite, none se ubwo yavaye. Urumva uvuga ngo icyo yakoze. Ubwo rero za gahunda leta igenera abaturage bose kugira ngo zibateze imbere ntizibagera, kuko ntabwo bagira aho barizwa. Ahubwo nizera ko ni radiyo, nizera ko inzego z'ibanze aho zikurikira zagombye kuzakurikirana ibibazo bimeze nk'ibyo ngibyo aho zikorera, zikareba ubundi kuki umuntu atari mu cyiciro. Kandi koko uwo muntu guhera ku isaba baramuzi ko nta n'aho barizwa, baramuzi. Kubera iki umuntu atari mu cyiciro? Iki kibazo rwose ubushize turi hano hari watanze igitekerezo ko na Menoroka yagombye kubihari, koko yagombye kubihari. Kuki umuntu atari mu cyiciro kandi kujya mu cyiciro ntacyo bisaba, ahubwo bitwinjiza. Ubwo ni harimo abameze nk'uwo. Ese kwanga kujya mu cyiciro ufite irangamuntu, urumva harimo no kubera iyo umuntu afite umutima wababura n'ubwenge, kwanga kujya mu cyiciro ufite irangamuntu, wowe ubwawe bikumariye iki? Kutitabira gahunda za leta. Kutitabira gahunda za leta wenda ubwo ni yanjye ngabitekerezo ni ukutayemera no kutayumva. Ubwo nyine afite ibindi we yumva. Urumva
afite ibindi we yumva ubwo nawe yari afite leta ye arayibura abona itariye reka mbyite gutyo hahuzwa ibintu byinshi ariko se kuyirimo kuko uri mu gihugu ukaba utekanye ukaba ufite amahoro gahunda zose za leta nziza zikaba zikugeraho uwo mutima ndashima uwo mwana ko umutima yawanze ndamushima cyane rwose ariko rero bibaye binashoboka afite n'irangamuntu yafata icyiciro cye akamuvaho akamusigarana nk'umubyeyi akagereza kumuganiriza ariko akanegera n'inzego z'ibanze reka mugire inama nizera ko arimo anyumva yakwegera nkamutwara sibo niba nawe ari muzima akamuganiriza akamubwira gahunda z'umubyeyi we hanyuma bakamwegera bakamuganiriza ariko nanone nkibaza ni nka byende by'akazungu wishe abantu ni gute umuntu atitabira gahunda za leta umwaka wose ugashira undi ukaza kandi aturanye na mutwara sibo kuki watamuzi niba amuzi amukoraho iki urumva ikibazo ahantu kirakomeye ahubwo kirenze uko twabyumva kirenze n'uwo mwana kirenze n'uko nabyumva noneho binerenze kuba ari umubyeyi gusa bigira ingaruka no ku muryango nta cyiciro afite n'abagize umuryango ntacyo birenze wa wundi urumva birenze na wa mwana ahubwo birenze n'uwo nguri kubikora twajya no ku bayobozi bamwegereye nta cyiciro afite ubundi ni gute atari mu cyiciro ubizi ko atari mu cyiciro uwo muntu afite n'abana ese ni gute adatanga mituweli bivuze ko adatanga mituweli kuva abayeho kandi abo bana bose bagombye kuba bavurwa bagombye kuba bafite uburenganzira kuri mituweli ubwo se wowe muyobozi umwegereye mutwara sibo umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'akagari niba uwo muntu ahora kuri lisita agaruka kuko amalisite bari yatanga mu midugudu y'abantu batishyuye mituweli uwo muntu agahora agaruka afite irangamuntu nta cyiciro afite uri mutwara sibo umwegereye wowe umariye iki uwo mwana rero inama najya hano ni inama si ugusubiza ni uko uyu mwana yakwegera mutwara sibo nsubira muri iri jambo niba nawe ari muzima urumva ni uko yamwegera akamuganiza akamubwira icyo kibazo bafite kuko umuyobozi w'umudugudu afite uburenganzira bwo gufata ifishi agashyira umuntu ku cyiciro akayitwara ku kagari bakamuha icyiciro katwumva uyu muntu karame waramutse neza waramutse igitondo cyiza nshuti yanjye nubwo mfunguye radiyo turimo turaganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukumira no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'umutungo wacu nibyo turi kuganiraho ingingo se yari mu kanya gato umaze utwumva hari icyo wowe wumva uduhamo igitekerezo cyangwa uruhare rwawe ni uruhe wowe ndakubaza iyi ngingo wowe uruhare rwawe urumva ari uruhe mu mibereho ya buri munsi se ukora iki cyangwa ubona ari ibiki bikigaragara bishobora kuba byatsikamira nyine ko ingengabitekerezo ikomeza no kwiganza ibintu bikigaragara abantu wenda bakuze nyine ba kera baba byarabaye bariho usanga kenshi ntaho bikigaragara ugasanga baganiriza nk'abana babo ugasanga bamubwira ati kwa naka gutya na gutya wenda ntuzajyeyo bakoze ibi ngibi ariko twebwe icyiza nk'urubyiruko ntabwo twagakwiye kubigendera ahubwo twagakwiye n'ubundi kubivamo ntitwumvire ibyo batubwira njye ndumva icyo cyiza ndumva icyo cyiza urahagana hehe niga ku isi yo nasi hano Rurindo mu murenge wa Kinzuzi Rurindo mu murenge wa Kinzuzi turagushimiye cyane Gakwisi Yonasi Hakoze cyane Gakwisi Yonasi uriya waduha igitekerezo nibatubwiye niba ari cyo yakoze nawe nyuma y'ibyo ngibyo biri mu muryango dukoze kumva izitizi zihari n'icyo yumva we yafashwa nabyo byaba ari byiza Hadimanzalo yego waramutse neza uri kuri Rafiki wowe Nyamirambo witwa nde Mayira kuri Rafiki Nyamirambo ariko nk'uwo mugore rero bakwiye kumufata uwo mubyeyi w'umwana waduha igitekerezo ari kubashyiramo ibitekerezo bibi hanyuma nawe rero tubwire mu buryo burenze igitekerezo cy'uriya wowe nawe utubwire nyine ku ruhare rwawe utubwire n'uko ubibona regaho utuye kubashyiramo kubigisha yuko
ntago telefone ya Mayira imukunde bakomeza kuduha igitekerezo ariko arakoze cyane no kuba twetse ko yadukurikiye iyo twaganiriye yabyumvise nabyo ni byiza cyane turagushimiye cyane Mayira ati katwumva undi muntu enda no kugaruka ku bitekerezo byo mu bundi butumwa. Halo waramutse neza Respect nakongera ku bintu uwo mwana yatanze mu buhamya ndetse ari ubuhamya iyo nicyo ni ukuri ntabwo igikwiye abaza mu nzego zo hasi bakagira ikintu bakora pe kuko iyo myumvire ndumva ishaje. iyo myumvire ishaje se nawe utubwire nyine mu mibereho yawe aho ugenda aho utuye niba nawe ibyo tuvuga ko kujya ubibona cyangwa twizere ko ingengabitekerezo ntayihari kuko hari abantu nyine bagifite iyo myumvire bakivuga ngo kwa runaka no kwiye kujyayo kuko igihe kimwe kibaraduye mu kigali no kuri twe ntabwo twagakwiye kubigenderaho kuko umwana ntabwo agakwiye kwishyura ibyaha by'ababyeyi be umwana ntabwo agakwiye kwishyura ibyaha by'ababyeyi be bakoze pe. izo ni imbogamizi muhura nazo nk'urubyiruko? ni imbogamizi zikomeye cyane kujya kwa runaka bakaba bakubwira nabi kubera papa cyangwa mama wawe bajya gukora ibintu bidakwiye nyine ugasanga nawe urangiritse. nyuma yabyo se ubirenga gute urumva ukeneye iki kugira ngo koko nabirenge mu buryo bwuzuye kandi umusanzu wawe no wuhe? babirenge rero ikintu gisabwa hasabwa imbaraga z'ababyeyi kugira ngo bahindure iyo myumvire bumva ko niyo umuntu yarakosheje umwana akwiye kwishyura icyaha cy'ababyeyi be ntabwo bikwiye pe. umuntu akwiye kubaza ibyo yakoze ku giti cye ariko abana twebwe tuba turimo tubihomberamo. urahagana he? ni Media ndi Sonatube. witwa Media uri Sonatube? turagushimiye cyane Media. urumva Media ariko aragaruka yongera guha umukoro ababyeyi kandi nibo bongeye kuba abaho umukoro kandi nibo bagitera Media. iyo munyemera tukumva ibitekerezo wenda birenze kimwe tukaza kugenda kuko turagana mu minota isoza ikiganiro cyacu. Hadi Mandalo. Halo. Yego yego ndakumva. Aramutse neza. Itwa Angel Nyamirambo. Yewe ikibazo ndashaka kubaza nyine biba byarabayeho muri jenoside. ibiki byamubayeho? Ibyo nyine akagira nk'ihungabana muri jenoside yahura nyine nk'uwamwiciye abantu akabigiraho ikibazo we nta kintu bamufasha. uruvuga ngo umubyeyi ufite ihungabana kugeza aka kanya ngenda muzi nifite akano kanya nyine yahuye n'umuntu wamwiciye cyangwa kumva ngo harahari muri karitsiye agira ikibazo we nta kintu bamufasha. ni ikintu ashaka kubaza. turagushimiye. hanyuma se Ange nawe utubwire umusanzu wawe kuko nicyo cyatumye dukora kino kiganiro. yewe umusanzu wanjye ibyo bintu by'ingengabitekerezo yewe nyine mbyumvise mbabwira ko ibintu by'ingengabitekerezo atari byo ariko ujya ubyumva? njya mbyumva cyane niko ngiye niga nka buriya niga kubyina nyine hari ngiye n'abana baza bakabiteraho turi kwiga kubyina. wiga? niga kubyina kuri Rafiki. wiga kubyina hano kuri Rafiki Nyamirambo. hari abana muba mwaje kubyina bo bakazana ibinyegabitekerezo ukajya kumva nyine barabivuze ngo uyu mwana ngo papa yisemo umuntu nyine nababwira ngo ntabwo ari sawa nyine navuga ngo ababyeyi banyu bajya babaganiriza ukajya kumva baravuze ngo ababyeyi nta kintu babafasha. ubwo uri kuvuga ngo ababyeyi icyizere abana bafitiye kuri iki kiganiro kiri hasi? kiri hasi keretse nyine n'ababyeyi nabo babigishije bakajya bababwira ariko nyine kenshi kuri Rafiki biba bihari. turagushimiye cyane Ange. Hadi Mandalo. yego ngenda mbabwire ari umwana uvuka none umwana umaze imyaka 10 ari umwana umaze imyaka 20 wose uriya mwana ubwo twebwe kererega n'ubavuga bati jenoside yakorewe abayahudi jenoside yakozwe byagenze umva sinjye jenoside yakorewe abanyarumeniya nkumva sinjye neza ariko kugeza ubu ngubu ahubwo bano bana bacu bafite amahirwe kuko twebwe jenoside tuyizi
kandi umwana icyo uzamwigisha nicyo azakora. Umwana we nasanga wiba nawe aziye, umwana we nasanga ukora ikintu iki n'iki nawe azagikora. Twebwe ababyeyi twebwe dufite uruhare rukomeye cyane kuri aba bana. Yego. Umwana ukamwigisha ukamwereka ibintu byabaye muri 1994, ukamusobanurira ukamwereka ububi bwabyo, ukamwereka ububi bwabyo. Uwo mwana numwereka ububi bwabyo wa mubyeyi we, umwana wawe azakumva kuko iteka ryose umwana wawe icyo umwigisha icyo akora. Ariko uwo mwana numwigisha ibintu bigiye bize, ahubwo igihugu cyafite ikibazo. Nibakoze n'ababyeyi natwe badusansibirize batwumvishe, batwereka icyo cyo guha abana bacu, ariko turakizi twebwe. Yego. Hanyuma ngiye kumva umubyeyi ngo yigisha umwana ibihe by'ingengabitekerezo, mba ntangaye kugira ngo ndabasema akagema ubu turajya hehe. Umuntu wari mu Rwanda wanyuze ibyabaye mu Rwanda arimo gusansibiriza umwana muri biriya bintu, ashaka ko bizongera wowe bwa kabiri atakinana ndandare. Ababyeyi cyo dufite uruhare igihe cyose umubyeyi azaba yaduhuza ntabwo ibintu bizagenda neza. Iyo akantu mvuze nako ngako. Hanyuma twebwe Muzeru we Michel, nk'umuntu mukuru rwose ni byiza ko duhe usa n'uri ku ruhande rw'ababyeyi nk'uko n'undi ari guherereyeho umunsi ababyeyi koko ntibarahinduka bamwe na bamwe, nawe urabyumva kuko barigisha ko nabo bamaze guhinduka. Rwose uri umunyamakuru uje ubyumva, uwo mwana mu karere bavuga uramwumvisha. Ntabwo navuga ngo ababyeyi ntabwo bari bahinduka, ariko harimo bamwe nko kwijana babura abarenga 10 bangahe bakiri hahandi. Kandi mujya mubyumva iyo tugiye mu cyunamo, iyo tugiye mu cyunamo ubyumva ibintu bikorwa bahari se barahari. gusa ngewe ndavuga ni bake cyane. Uvuga rero dukomeze igihugu cyacu gikomeze, dushyiremo intege natwe dukora dushyira intege mu bana bacu kugira ngo n'abariya batari bahinduka bariya mu gihe gitoya nabo tuzababona, tuzabashyira mu nzira nyayo. Ariko ndakubwira ngo baracyahari, ntabwo ari benshi ariko baracyahari, nicyo nakubwira. Rakoze umusaza uri Michel ku Kamonyi. Urumva rero batwemera ibitekerezo wenda murabihuriza hamwe, ariko hari uyu nguyu witwa Anje Nyamirambo, nicyo mbona cyihariye, ibindi n'ibitekerezo kandi muza kubumbira hamwe. Batwihanganire nta minota tuyikoresha neza, ntago twongera kwakira abandi, ariko turabashimira cyane. Ikingenzi nuko bumva ubutumwa bateguriwe. Uyu Anje ati umuntu umubyeyi igiye uhura n'ihungabana, urumva harimo cya kintu cyo gukira ibikomere cyangwa se no kongera kubaho bushyashya. Yego. Ni urugendo afashwa ati. Arakoze cyane Anje. Ndanamushimiye kuko avuze ibintu bibiri bikomeye ngiye kugarukaho. Uwo mubyeyi kuko abana n'ihungabana nibyo. Iyo abonye bamwiciye simbizi niba mubona, ariko niyo yibutse jenoside byonyine arahungabana. Ngira ngo icyo navuga gufashwa agomba gufashwa kuko hari inzego zishinzwe ihungabana, RBC ifite abakorerabushake bakwegera abantu bakamufasha. Ariko noneho reka mvuge ku ruhare rwacu nka Never Again. Dufite centre yacu ishinzwe isanamitima ndetse no kuvura ihungabana ikorera Kacyiru. Rwose ngira ngo Anje arimo aranyumva, nashaka ze kumpamagara nimero yanjye ni 0788 hanyuma tuzafasha umubyeyi tumugeze kuri centre yacu. Dufite abaganga babizobereye mu by'ihungabana bamufashe. Nimero uraza kubasubiramo kuko ndayibasubiriramo. Yenda ushaka gufata ino nimero akaba yagaragaza hakiri n'ikibazo rwose gikomeza gutuma tutagira ku bumwe bw'abanyarwanda. Aze kuba yaguhamagara kuri iyo nimero. Yego. Ikindi ngira ngo nihuta, uwo mubyeyi twakomeje kugarukaho asa nkaho yakomerekeje abantu benshi. Nagira ngo rwose iki kibazo nzakikurikiranira. Uwo mwana wanditse message arimo aranyumva, aho nkora arahazi. Iyo byose nomero iriho uze kuyimumeranya, nzagikurikirana umubyeyi tumufashe. Nzakorana n'inzego z'ibanze tumufashe, no kuba dufite amatsinda muri ako karere nubwo atakavuze sinzi akariko. Uyu nguyu Anje wundi uwo mubyeyi. Uwo n'umubyeyi tuzamufasha.
Ange ndanamushimira none ikindi kinavuze ko aho babyinira hari abana bacyurira abandi ko base bagize uruhare muri jenoside mbisubiremo ko icyaha ari gatozi nta mpamvu yo gukomeretsa urubyiruko rugenzi rwabo umwana n'umwana ntahuriye n'ubwicanyi bwa se cyangwa se ubwicanyi bwa nyina ndumva ngira ngo ibindi byayo ibitekerezo ikindi yari ibitekerezo turabashimira undi ati Celestin wakoze kutuzanira umutumirwa ati nukongera ibiganiro mu rubyiruko n'abandi bakuru kuko nkatwe twavutse byarabaye usanga tubigenderamo wenda bitewe nuko uteye ugasanga batwita amazina adashimishije habe na gato rero ubundi umuntu ni nkundi kandi Imana yaturemye n'imwe nta mpamvu yo gushengura imitima y'abantu bitewe nuko bisanze cyane rwose urumva ni kakandi uvuze uti umwana yenda ufite ababyeyi bakoze jenoside abandi bajya kubona bakamuza kumubwira so umwana bakaruza n'ibyaha bya se na nyina cyane rwose ndanabizi cyane hari itsinda ryacu riri bagasaba umwana wabitugaragarije ufite abantu mu miryango bagera kuri 5 bakoze jenoside ubwo bimutera ipfunwe kugira mu rubyiruko ariko kuza muri iryo tsinda ryamufashije kumva ko icyari gatozi ngo bitamureba hanyuma urwo rubyiruko ruri mu itsinda ramufasha ubu ari mu rubyiruko arishimye nk'abandi ariko ubundi yahoraga yiguze kubera umuryango wagize uruhare muri jenoside ngo nawe yateye intambwe urumva nawe yari aboshywe mu mutima rwose nshishikariza n'abandi kwegera urubyiruko rugenzi rwabo kugira ngo bafashe gukira ibyo bikomere bikomoka mu miryango yabo reka rero tugane ku musozo kuko iminota yacu ntago ihagaze rwose habe na gato ngira ngo hari ubutumwa mwasigira abanyarwanda muri rusange umunsi twarimo tubwira urubyiruko ariko urumva twaje gusanga birasaba ubufatanye bw'abagize umuryango bose murakoze cyane Celestin nawe ndagushimira yego ngira ngo ubutumwa ntago mbivuga amagambo menshi icyambere nuko nashishikariza urubyiruko gutekereza mu buryo bwimbitse mu bintu byose bumva cyangwa babwirwa bakabisesengura kuko kuri ngira ngo 70% baragufite ikindi ni ukugerageza nabyita ngira ngo kuvuguruza ariko reka mbyite kwigisha urundi rubyiruko navuga rukibana n'ingengabitekerezo ya jenoside baba bari hanze kuri social media baba n'abandi bahura nabo babigishe babereke ukuri kw'ibiriho kandi bumve ko ari urubyiruko rw'igihugu ari urubyiruko rw'u Rwanda rugomba gukorera igihugu cyabo cyane ko ejo nibo bazaba ari abayobozi nibo bazaba barwubatse nibo bazaba bubatse umuryango nyarwanda ikindi ni ugushishikariza no kubashishikariza kumenya amateka neza by'umwihariko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndashishikariza ababyeyi babo kubwiza abana ukuri rwose ndabizi hariho aho bibugoye kugira ngo batababwiza ukuri wenda bakagira ikibazo ariko bashakisha uburyo babwiza abana ukuri kuko uyu mwana umenya ukuri yego harahababara ariko harahagira agashungura agafata umurongo neza ndabashishikariza gusoma ndabashishikariza gusura inzibutso za jenoside ndabashishikariza kwitabira gahunda za leta cyangwa se kwitabira na gahunda z'imiryango imwe n'imwe igerageza guhuza abanyarwanda muri za dialogue zo kuganira nka never again igira ibyo bita community dialogue hirya no hino mu turere bajye bitabira baganire ibyo bitekerezo byose ibyo gusesengura ibyo critical thinking zose niho zibera bazitabire barusheho kugira ubumenyi bwimbitse no kubasha kubusesengura ngira ngo ikindi nuko nabashishikariza gusohoka muri iyo kasike cyangwa se muri iyo ngofero y'ingengabitekerezo ya jenoside ahubwo bakagerageza guhindura ababyeyi bake na bake bakifite kuko byanze bikunze iyo umubyeyi mushyizemo umwana akayigaragaza hahana umwana apfa kuba yujuje imyaka 18 kuzamuka arahanwa arafungwa ugasanga ufunzwe kubera iyo ngengabitekerezo ikomoka ku mubyeyi wawe n'umubyeyi nawe agahomba uwo mwana kuba yamukoresha kuba yakwiga kuba yaba umwana muzima kubera ko yamushyizemo ibyo bitekerezo bipfuye hari igitekerezo kindi tugiye kurenzaho kuko impamvu mpisemo ko tugigarukaho ni icy'umuhanzi umuhanzi kandi w'urubyiruko ni umuraperi duhanyunganizi akoresha amazina ya GSP Kiros kuko ni umuhanzi umuraperi tunamushimira cyane kuko n'uruhare rwabo narwo ruba rukeneye kuko indirimbo zarakoreshejwe kandi n'umunsi zirakoreshwa kugira ngo zigaragaze uruhare zitanga ubutumwa bwubaka ati mwakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza ati gusa ikintu navuga ati umuntu ugishyira amacakubiri mu bana be amenye ko aba aroga u Rwanda
ngo rwo hazaza. Ikindi aba araga abana be ubuzima bubi harimo rero gereza no kudindira mu iterambere. Ati twigirire ku mateka mabi yatewe na jenoside yakorewe abatutsi twirinda ibyadusubiza inyuma. Murakoze. Ati twirinda ibyadusubiza mu kaga. Murakoze. Uyu muhanzi twamushimira cyane kuko mushimira rwose nk'umuhanzi ufite ijwi ashobora gukoresha rikagera kuri benshi, kandi nawe nk'urubyiruko arumva nawe atuvuga ko ari mu murongo wo gukomeza gutanga ubutumwa. Urakoze cyane Celestin, akoresha impano ye. Ngaruka kuri uwo muhanzi nanashishikariza n'abahanzi no guhanga ibihangano byo gukumira jenoside no kwirwanya. Dukunze kumva indirimbo z'abaraperi n'ibiki byose kumva ni ibintu byo mu buzima busanzwe, ariko bakwiye no kujya bagira n'ibintu by'uburaperi mu guhindura abanyarwanda nk'abo bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo ukurikirana indirimbo za Lucky Dube yagiye aririmba n'izindi, aririmba uburyo abanyafurika tugomba kuba umwe, kandi buriya rap birimo n'ukuri kwinshi, haba harimo n'ukuri kwinshi. Rero n'abacu nabo bagiye bahanga indirimbo zijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, zijyanye na ndi umunyarwanda, zijyanye ndabizi hari abazifite cyane cyane gakondo. Yego nibyo, ariko n'abandi b'abaraperi nabo bazigize ntacyo byaba bitwaye. Ndamushimira cyane GSP, niba ari GSP niba ari GSP Kiros ni GSP. Ubwo abantu rwose banamukurikire tumushimire cyane n'umuhanzi. ngira ngo tukajya ku musozi ikiganiro cyacu. Nabashimira cyane kandi gashimira Never Again. Murakoze cyane Celestin, nawe turagushimira. Yego, kandi nashimira cyane umuryango w'Isi Rwanda, n'umuryango utari wa leta ugamije rero gufasha urubyiruko kugira uruhare mu mibereho myiza ya sosiyete binyuze rero mu buzima, uburezi, uburinganire no kurengera ibidukikije. Nabo rero nk'urubyiruko kandi turi mu mujyo umwe baba bagize n'uruhare kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza. Yego, muri make rero munshimire n'abandi bose muri Never Again. Rwose turabashimira kandi nawe turagushimira cyane kuba ucishaho bino biganiro kuri Radio Imanzi. Birafasha urubyiruko, birafasha n'ababyeyi kumva rwose, kandi bizanafasha no guhinduka. Murakoze cyane. Murakoze. Radio Imanzi 105.1 FM.